umwana barapimaga nyuma y'amezi 7 bakamubura kandi imbere baramubonye ari umukobwa twite cyangwa ari umuhungu umwana bakamubura mu nda hakaburubura ibintu by'amahindu bya bintu by'amahindu nibyo biza bikarya rwa ruhinja noneho mu nda hagacika inyanja wa mwana kabura byaramuriye uwo muntu ndamufata nkamuvura nkamuzingura baba hari n'ibintu bagiye kumuzingiraho by'imyambaro ye. Hello guys, mumeze neza hano ni kuri Julia TV nk'ibisanzwe Julia channel nziza cyane. Ubu no munsi none twabazaniye Tereza, bamwita Tereza umeze neza? Meze bon, umeze fresh ewana, uragaragara neza kabisa ewana. Abantu nabo sinzi bari kubibona, muri kubyibonera none umuntu twabazana no munsi ewana, ameze neza cyane. Tereza, makuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ari warabuze nta filime imeruka kukubonamo? Nta kibazo. Wagiye hehe rero? Bwira abanyarwanda dore twarakubuze. Kuri nahugiye mu kujya kuvura abantu. Mu kuvura abantu ubu ngubu usigaye unavura? Sigaye mvura n'abantu. Ko numva ari byiza. Wabaye muganga neza neza? Kugenda nzamuka gakeya kubera ibikorwa mba nifitiye by'ubuganga bwo kuvura. Ubuganga bwanjye nabwo ni bwiza, mbumazemo igihe guhera mbere ya jenoside. Oya twarakubuze rwose Tereza, wajya kudushimisha ukaduha ewana ibintu bimeze neza cyane, ahantu hose twaragukurikiranaga. N'ubu ngubu rwose ewana, buri uriya munsi nakubonye nkahita nkuvuga ati ndagushaka imbere ya kamera ewana, nahise mvuga ati so wabonye ko nafashe namba zawe niruka cyane burane narazibuze, mvuga ati Tereza nanjye nongera kumubona ngomba kumukoresha inkuru, akambwira ahantu yagiye, ahantu amaze iminsi ari kurira amafaranga ewana. Dore si waherukaga no kugaragara mu mafilimi nyine, wari ukumbuye na benshi tu abantu bajyaga bakumbaza muri make. Urabona abantu barankunda kandi nkora ibikorwa bizima, abo mbikoreye bakishima. Yego mfite nk'ababyeyi 2 babyaye ubu bari baje kunyereka abana nko ku cyumweru, baraza pe n'abandi babaherekeje baje no kunshimira. Ku cyumweru cyashize. Ubwo rero narindi mu kazi pe, ntabwo ari jewe ariko ntirengagiza naka kuko nkunda filime. Kunda filime ni ibintu bizwi, kunda gushima ibiganiro, nkunda filime cyane ibyo ndabizi kandi n'abakunzi barabizi. Aba diaspora aho bari hanze rwose ngo baragusuhuza, barakubuze. Ubu ngubu rwose ngewe nshaka yuko no munsi iki kiganiro buri umwe ari bukibona gisharinge mugenzi we. Dore Tereza namubagaruriye kubajyaga muhora mumumbaza ati bimeze bite, yagiye hehe nongeye namubazaniye. Namugaruye hano ngaha nono kuri channel yacu iri gutwika cyane muri no minsi, Julia TV show irimo irakora ibintu, iri kutuzanira abantu dushya dutandukanye. Ushaka no kwiga guteka nabyo biriho, wanyarukiraho rwose ukareba uburyo watekamo ibiryo byawe bikagenda neza, ibiryo biryoshye cyane nabyo turabikora. Ubu tuzagutumira turi guteka. Uzi guteka? Nzi guteka cyane. Uzi guteka iki n'iki? Nzi guteka ifiriti, nzi guteka inyama zisanzwe z'inka n'ingurube. Yego n'ingurube. Genda umuyisilamu ntabwo twazizana. Ngewe inkoko, ibintu by'amafi, inkoko, amafi nzi kuyateka neza cyane, no kuyotsa ifi. N'inkoko nzi kuyotsa. Yego ngakaranga ibishyimbo byiza biryoshye nkabiterekaho, nkateka ifiriti nziza yumutse nkakugaburira. Nukuri ubu ngubu butatuzakugarura urimo uradutekera. Nzabatekera ibiryo biryoshye meze neza y'inyarwanda. Abantu ugaragara nk'umusirimu kabisa, bigaragara ko wamenya no guteka ibiryo bikaryoha. None se Tere, wari waragiye? Tubwire muri make, tubwire. Muri ako kazi. Akazi se, ako kazi kameze gute? Gufasha abantu. Ni akazi ngenda mfashizamo abantu
abantu barwaye igifu, abantu barwaye inzoka, abantu barwaye amatirikomonase, za infection, ibintu nk'ibyo, n'abantu babuze urubyaro biturutse ku marozi, ndabafasha pe. Watubwira nko kuri izo ndwara uvura, ukatubwira indwara zose ushaka kuba wavura neza cyane? Murakoze kumbaza indwara mvura. Ubundi mvura amarozi agiye atandukanye. Hari amarozi y'amagaburano, hari n'amarozi y'amategano. Amategano niyo mahuhero, iyo baguteze baba bafite n'ibindi baguhuhera. Havura n'abantu baruze ibintu by'ibigaburano bagatwitura ijwima. Iyo rutarakurenga ndakurutsa rugakira, iyo rwakurenze ntabwo rukira. Kuzingura abakobwa bazinze bakabaroga icyangiro. Icyangiro kibaho, hari nk'umuntu nabonye baroze mu maso ibintu by'ibihengeri mbega bimeze nk'ibiregeya, no ku munwa birahari, no ku myanya ndangagitsina naho biriho, no ku dutsinsino hano biriho, no ku mano bigiye biriho, ibintu nyine bimeze nk'utuntu ntazi ukuntu. Ariko noneho mu maso hakagenda hazamo ibitashi by'ibihengeri binini koko binini. Ubwo uwo muntu bamuroze icyangiro, ariko yaje kunyivuzaho kubera ntajya nkunda kubeshya, ndamubwira sinamushobora, ndamubwira arigendera, kuko yarabimaranye imyaka 45. Byamufasha afite imyaka 14, arangije ageza muri 45 akibirwaye. Naramuhakaniye kuko sinjya mpfa kubeshya abantu, ngomba kuvugisha ukuri, nkavuga icyo nshoboye n'icyo ntashoboye. Yego, murakoze. Nyine komeza utubwire no ku zindi ndwara. Rumva ngo yaraje mubwiza ukuri, tubwire no ku zindi ndwara uvura zitandukanye, nko ku bantu bumva ngo babuze urubyaro, cyangwa se ngo baratwitanga inda, ngo bajya kureba ngo nyuma y'amezi angahe ngo ntibazibyare, ibintu nk'ibyo nyine turabishaka byose. Tugaruke kuri biriya nababwiye. Nk'uwo muntu watwitaga umwana akagera mu mezi 7, bakamubona kwa muganga, bakabona ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Nyuma yaho yazaga kugira gute, umwana barapimaga nyuma y'amezi 7 bakamubura, kandi imbere baramubonye ari umukobwa atwite cyangwa ari umuhungu. Umwana bakamubura, mu nda hakabura ibintu by'amahindu. Bya bintu by'amahindu nibyo biza bikarya rwa ruhinja, noneho mu nda hagacika inyanja, wa mwana akabura byaramuriye. Uwo muntu ndamufata nkamuvura, nkamuzingura. Baba hari n'ibintu bagiye kumuzingiraho by'imyambaro ye, nk'amakariso, amakariso cyangwa se n'ibitambaro byo mu mutwe n'amasuteniki, barabitwara nabyo nkabimumanurira akabibona, nkamuzingura nabyo bikagaragara. Ubwo ngubwo akagenda atandukana na bwa burwayi, nkamwahirira ibyatsi nyarwanda, nkakimuha nguha amezi 6 yonyine, nguha iyo miti. Hariho igihe amezi 6 nayo atagera, ugafatira muri 3 ugasama, yanda nkayirera. Rero sasa namara kuyirera, ubwo ngubwo ngenda nguha imiti, ntwaza gakeya nguha imiti, yagera mu mezi 9 cyangwa 8 n'igice, ngahagarara kwanga ko kwa muganga bazabona wa mwana yuzuyeho ibyatsi, ariko nta nubwo bimwuzuraho. Aba ari umwana ukeye umeze neza, akavuka ari umwana muzima, agasohoka abantu bose bakamubona. Nguko ukuntu nkora. Wumva ukaze, urakaze kabisa. Ntaho wigiriye turakubura. Tubwire nk'izindi ndwara nk'ebyiri ushaka kuba wavura nazo zananiranye, abantu bibaza ngo ese indwara nyine wagiye uvura abantu kabisa bakavuga ati aha ni sawa. Nka hano i Kanombe naho narahabaye, navuye abantu 6 bari barwaye igifu. Babitubwiyeho. Umuntu yari yarumye ahagaze, igifu cyaramwumishije, yuma ahagaze, ntagire ikintu ashyira mu kanwa, ntagire ikintu anywa, ibintu byose akabyanga, ibintu byose arabihurwa. Ngewe umuti w'igifu nguha umunsi umwe, ntabwo nguha iminsi 2. Uwunywa rimwe
gutuma amata ya nido, nkagutuma amagi 3 y'amanyarwanda, wa muti nkawuzana nkawuronga nkawutunganya n'amazi ashyushye, nkawusekura mu gasekuru keza kabugenewe, nkurongesha amazi ashyushye kugira ngo ya myanda itajya mu gifu. Ya mazi akonje akavaho ngashyira hashyushye, ubwo narangiza nkawusekura nawumukije uri ku isahani. Ubwo narangiza nkawusekura, nkazana ya magi nkayakubita 3, nkazana ya mata ngakubita ibiyiko 6 bimeze nka yawurute, nkaguhuka abanza ukarya wa muti, wamara kuwurya ukarenzaho wa mutobe w'amagi, ukarenzaho bya biyiko 6 by'amata ya nido, warangiza ugacya ukongera ukanywa ku mata. Ibindi ntiwongera kubinywa kuko nguguharimo, ugakomeza ukajya unywa ya mata bari nk'ikiro, cya kiro cyarangira n'andi make nk'inusu, ukabukize cya gifu. Ukuntu mvura igifu neza neza urakivura kigakira. Uwo mumama yarariye n'ubu yaza akaba ubaka kanya nanjye rwose ndagwa kurya, akabasha kunywa icyayi, igikoma, amata yasubiyeho arayanywa, yari yaravuzwe n'amata, nta kibazo afite ubu. Bunange yasamye inda arongera arabyara, nyuma y'uko abyara abana 2. aho ni sawa, nanjye ndaza kuguhereza abantu igifu cyananiye neza neza, kitabaze kidapfutse kitariho ibisebe, icyo dakivura. icyo gifu rwose hari abantu tuziranye benshi kimba, nkumva ndi kumwe n'umuntu turi kugenda igifu iki, yewana nkabona arahora bimbwira buri munsi uko duhe, nkumva igifu kiramufata. Ubwo rero nanjye yewana wumve ngo ndakuzanira abakiriya rwose bose. Ubu indi ndwara rero nshaka indi ndwara imwe nayo yewana uvura abantu igakira, nkavuga ati aha ni sawa ni sawa, yewana umuntu akaza akubwira ati narakize neza, ubu ngubu bumeze neza kabisa. Indi ndwara rero yitubwire imwe, ubundi ziraba zihagije. Indi ndwara rero ubundi njyewe iyo mbonye umuntu nk'uko nguko arwaye nko kuba adatera akabariro, abagabo, ku bagabo nibo tugiye kuvugaho. Noneho hari ukuntu aba afite inzoka mbi yamubase bita amibe. Amibe yonona umugabo ikamwangiza. Hari abavuga ngo ni amarozi kandi atari amarozi. Mbanza kumuha umuti wa amibe, noneho nyuma nkagenda muhana wa wundi ugira gute umutera imbaraga zo kugira ngo yongere abe umugabo, atangire yubaka urugo. Icyo kintu rwose ndakibakorera kandi kigakemuka, ariko biba bituruka ku nzoka. Iyo ari amarozi nabwo muha imiti, kuko hari abo bafatira nk'abagore bagiye mu busambanyi bwabo, umugabo akajya mu busambanyi ataye urugo rwe, bakamufatira bakamufungira ahantu, yagera iwe bikanga, yajya kwa wa wundi bigakunda. Uwo nguwo nawe mba mukeneye ngo mufashe, kandi ndabafasha bikagenda bikunda. Kuko urabanza ukamuhambura, wamara kumuhambura ibyo bamufatiyemo, ubundi ukamuha imiti yo kunywa, bya bindi bikagenda atandukana nabyo pe, kandi birashoboka neza, akakunda akaba umugabo pe. Ubu hari abantu rwose bagiye ubikorera, ni ibintu bikagenda neza cyane. Yego, hari n'igihe usanga umugore arwaye, usanga n'umugabo arwaye. Umugore nawe nta bushake afite, ariko nawe akenshi biba bituruka ku nzoka, kuko hari abantu inzoka yonona bakagira ngo ni amarozi. Mbanza rero kubigenzura, nkumva uko ameze. Niyo nsanze atameze neza, yaba umugore yaba n'umugabo, mbategeka imbuto bari burye kandi mba nziza. Yego, nifite amantuza makeya biriya by'abagabo ngo amasohora make, mfite imbuto ngutegeka kurya, kandi bibaho hari afite meza yuzuye, hari imbuto umutegeka akarya. Rero zirahari ndazizi, mutegeka kuzirya, nkamutegeka n'ibintu agenda arya, kandi bya bindi bikagenda biza muvura buke buke, muha imiti na bya bindi bikagenda biza.
agatandukana n'ubwo burwayi akongera akaba umugabo muzima n'umugore we agakunda akaba umudamu muzima bakumvikana ubushake bukaza mu rugo bakagira urukundo nk'urwo bari bafite mbere. ubu ngubu rwose imiti abantu uvurisha irizewe imeze neza cyane. imiti yanjye yarapimwe reka nakoranye n'ikigo cya University ya Butare cya laboratwari dukorera muri RST nahatanga ubuhamya bunini cyane kuko narahakoreye imyaka myinshi twarahakoreye muri RST. umugabo wanjye niho yavuriraga nanjye nkamufasha agenda nk'umuganga bafatanije akajya yandika nanjye akanasuzuma nanjye ngafata abantu nkajya mbaha imiti ngenda mbigisha uko ya miti bayikoresha. ubu wakoranye n'ahantu runaka ibitaro bya University nabo bamushyinguye rwose umugabo wanjye na morgue bamujyanyemo bamukuye ahandi bahise ari mbega kaminuza yaramfashije yaho cyane ku mugabo wanjye n'ubu njya gufata aya mafaranga. ubu ujya gufata n'amafaranga barakuzi cyane baranampamagara ngo njye kuvura abantu kuri RST kuko umugabo wanjye niwe wari uyihagarariye yakoreraga hanze agakorera no mu Rwanda. yari umuntu uzwi yari umuntu w'icyamamare n'ubu abantu benshi bari kumwiyitirira nzabamerera nabi abantu bitira umugabo wanjye kandi yarapfuye bari kumwiyitirira ngo baravura ngo nibo bavura niwe bakamwiyitirira yari akaze nawe yari akaze ubu nawe rwose ubu urimo urasigara uvura. ibyatsi ndabizi ndabyahira abazungu bazaga mu rugo iwanjye bagapima imiti habura mfite umuti njya menya cyane nkunda ndawukunda uvura amarozi uvura n'inzoka uvura n'umuntu udashyuka ariko ubamo pomade ya yindi ya original ivura imitsi. ubamo na pomade kandi wowe wikorera ukawutunganya. pomade nyine ntabwo genzi kuyikora twayikoreraga i Butare mu kigo cy'ubushakashatsi twakoreraga twakoreraga icyo kigo twebwe kandi tugahembwa. ibi bintu rero imiti twarayihingaga twebwe kuri ntuza kuri RST twari dufite ahantu duhinga imiti ku buryo n'abantu bazaga kuyisura baturutse hanze bavuye hirya no hino bakaza gusura ibyatsi duhinga kandi bibafitiye akamaro bikavamo n'ibinini n'indi miti itandukanye. urabafasha mfite abantu benshi nabahamo ubuhamya nabo bakaza bakabaha ubuhamya ahubwo barambwiye ngo nzajye kuri radiyo mbavuge. ubutaha uzabazana note tutabeshye nabazana nshaka kuzanzaniramo nshaka kuzabanzaniramo nka babiri kabisa twe bakaduha ubuhamya rwose tukareba ko bya bintu byawe bikora bikora kabisa. kabisa ndabyemera barahari nese ibyo bintu se bitangiye gute byo kuba muganga ko Tereza niyo mpamvu twakubuze Tereza naho ugiye gufasha abantu barwaye bafite ibibazo yego ndabafasha barwaye ibibyimba byo mu nda mfite imiti mbaha bya ibyimba bikagenda bihora dushaka muganga akazakibaga. dushaka kumenya rero ngo Tereza yatangiye ibintu byo gutanga imiti ryari yabyisanzemo gute nyine tumenye ngo ese byatangiriye he Tereza akunda ibintu byo kuvura avura dushaka ngo uduherere ku ntangiriro utubwire ngo byagenze gutya nabijemo uku nibyo dushaka kano kanya abakunzi bawe babwire rwose dore bari barakubuze aka kanya rero nk'abakunzi banjye nabibatangira nkabibabwira. ngewe nabitangiye kera cyane muri 86 ngewe niho nabyinjiyemo kugeza muri 89 kugeza muri 90 ntangira kuba umudamu muri 90 none atangiye kuba umudamu ndi kuvura yego nibirebire ibyo mbigiyemo n'ibindi oya nyuzamo wenda uturutse muri no minsi wari warabigiyemo abantu bakakubura wenda utubwireho nk'incamake nyine ukuntu waje kubisubira murumva wabitangiye kera cyane ariko tumenye ngo wabisubiyemo gute
nicyo kintu dushaka. Nabisubiyemo urabona uriya munyamakuru Dismas Mukeshabatwara. Twebwe twamuvuriye umwana w'umuhungu w'umusore wigaga mu wa 5 segonderi. Ubwo ngubwo tumuvura ari umusazi. Turamuvura umwana w'umuhungu arakira. Ajya no kwiga ararangiza, arangije kwiga segonderi afata buruse yo kujya muri Amerika. Mukeshabatware twari twamugiriye neza nk'uko yabidusabaga, aradukunda, nyuma aza kunsanga ikabuga aho nakoreraga, ahita ambwira ati vamo muri ibyo ukora, nacuruzaga imbuto. Yego Vamo muri ibyo ukora, n'abandi banyamakuru bari kumwe, uze ujye kuvura abantu, wowe uri muganga vamo. Ahitamo 1,000 neza ahita biguhereza. Subira kuvura abantu, yatumiza imiti ubundi uzuvura abantu. Uko niko yagusubije mu buganga, uravuga ati narabaye umurokore, naranabiretse. Waranabiretse kandi akuzimo ubushobozi burenze cyane, avuga ati no muntu yamvuriye umwana yagize iki. Ntabwo yaryaga, ntiyanywaga amazi, yambaraga ubusa, imyenda yose akayirya akayijugunya. Uzi ko ukaze. Ubu ntabwo nari mbizi, nari nzi ko duhamagaye n'umwana wa Mukeshabatware yabaho ubuhamya cyane, nawe tuzamuzana nibishoboka. Twamuzana nitugira ubushobozi. Twamuzana. Hoye ubushobozi burahari, ubu umeze neza. Ubu nawe wakubwira aka kanya ngo muzane wamuzana, ubushobozi burahari. Ni gute umbwira ngo nta bushobozi buhari kandi mbona nawe umeze neza cyane rwose aka kanya. Ukuntu nabitangiye, navuriye i Kanombe, mfite abantu benshi navuye. Wakoreraga i Kanombe? Navuye i Kabuga mpita njya i Kanombe. Ubu wakoreye i Kanombe, i Kabuga, ahantu hose wagiye uhaca urahakorera. Ndahakorera. Zikukaze burya bwose. Burya ngiye rero Tereza nari nkuzi mw'ibi bya mu mafilimi, no kwisekereza abantu, hari utuvido duto mwajyaga mukora ku ma TikTok tumeze neza cyane, twagiye dukundwa turyoshye. Buriya rero abantu nitwo bakuziho no kwibyo biganiro n'iki, ariko ntago nari nzi ko burya uvura bwose. Buri uzi ko twajyaga tunahura ndwaye, ariko nkaba ntabimenya ngo ngire iki ngo mbikubaze nkubwire. Bahise bansohora Mukeshabatware aransohoye, mpita ntangira mvura abantu. Ariko hari n'umuntu muri bariya basenga wari wambwiye ati mama mubwiye nisengera, atoya kugusengera biravunnye, wowe jya mu mwuga wakoraga ugenda uvura abantu, byose bizashoboka kandi Imana niyo izaguhera umugisha. Ndavuga nti nuko nyine urampamije. Nuko wabyisanzemo rero, turongere turakubura, baragutwaye neza, baguhaye amafaranga ati subira mu kuvura neza turakubura. Nk'umuga 1,100. 1,100. Ubu ngubu ugeze muri angahe muri ibyo 1,100 yaguhaye? Ni menshi. Ni menshi cyane. Uzi gukora biragaragara kabisa, kuko ewana ubona ko uri umuntu uzi gukora, kuko n'ahantu twagiye duhura mu mafilimi cyane, ewana wageragezaga kumva ibyo bakubwiye rwose, nkabona urabikora ubikunze. Ahubwo nyuma nza kwibaza ngo ese wagiye hehe, birancanga nyine ndakubura neza. Nicyo gikorwa wahugiyemo cyo kuvura. Ubu uravura abantu rwose, ibintu bikagenda neza, bakishima. Umuntu yarakubuze, ndavuga se Tereza yagiye he, mbura nimero zawe, phone yanjye bagira kuyiba n'iki. Abantu bari banyandikira cyane ngo ati se ntago heruka kutubonera wae Tereza, ntago heruka kumubona ko twamubuze, abashaka kuguha akazi barakubura, abantu bose mbura aho ngukura. Burero guys, ni gutya nagize gutya mpura na Tereza, ubu none namubagaruriye. Ewana namwe dore yabibwira aho yari yaragiye, n'abatarabyumva mu byumve, naho yari yaragiye arimo aravura abantu. Ewana ibintu bikagenda neza, yaje guhura n'umuntu yagiriye neza akamuvurira umwana we, hari umunyamakuru. Ewana aramubwira ati ngewe ngomba kukuhereza 1,100 ugasubira muri karakazi ukavura n'abandi batakuzi. Ubu ngubu rero namugaruye hano ngaha ngo namwe mubimenya hano yahugiye. Nibana ngombwa mumuteze imbere nk'abantu barwaye rwose abavure. Dore ko yatubwiye ko azajya duhereza
n'abantu baduha ubuhamya bw'ibyo yabakoreye. atari byo kuri radiyo, ugiye kuri Fine FM nigirayo. We wigira. hari abantu bafata abantu bakabazana kuri Fine FM ngo dore ngo uyu ngo naramuvuye ngo n'uyu naramuvuye. Bari no kutubeshya, banatubeshya. rero nabazanira babaha ubuhamya cyane cyane cyane. umuntu ukamuzana kuri kamera akavuga ibyo yamukoreye fresh. Aho ni sawa kweri. nk'umuntu agatwita indi ikagera mu mezi 7, yagira mu mezi 7 aba agaragaza ibitsina. rwa ruhinja bakarubura abaganga, bamara kurubura ubwo ngubwo agatwita urubura rw'amahindu. neza rwa rubura nkarukuramo neza. ibyo byose urabikora. narabimukoreye, ndamufite, yabaha ubuhamya. yaduha ubuhamya akatubwira ati Tereza ibintu yankoreye rwose nta handi hantu nigeze mbibona. kunshimira ahita umwana mwiza w'umuhungu ushaka mwiza cyane. urakaze cyane rwose. 8 zose z'uburubura. urakaze ariko komerezaho n'Imana kuko nkunda gusenga, Imana ikanabinshoboza. Tereza ni umuntu ukunda gusenga cyane. nsengera muri Serepari ishami rya DPR ikorera hanze no mu Rwanda. hanze no mu Rwanda. nanjye ndabizi ko wakundaga gusenga. burya na mbere ni ukuvuga ngo twajyaga tuguhamagara Tereza ukavuga ati njye nagiye gusenga rwose. ntabwo akazi kandutira gusenga. nta kazi umuntu yakora adasenga ngo bizakunde, Imana izabiha umugisha. ntabwo byakunda. guys rero no munsi twari twabazaniye Tereza. abantu mwaramubuze mwese muramubonera hano kuri Julia TV show. niho twamubagaruriye uno munsi. noneho mwajyaga mumubona ku macana atandukanye, ariko noneho uno munsi muraza kujya mumukurikirana kuri iyi cano. hanyuraho n'ibindi bintu bitandukanye, haba guteka, kwigisha abantu guteka, kuzana abatumirwa batandukanye. ntahangaha bizajya bibera byose kuri Julia TV show. abakunzi ba Julia TV show turabashimira. abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru no hanze y'igihugu, mu Burayi, Afurika. turongera tubashimira cyane ku nkunga ikomeye cyane yo kudukunda, mukareba ibikorwa byacu mukabisapotinga. mukomeze mubisharingane birusheho gukundwa. natwe turajya tubazanire ibintu byiza gusa. abantu mwabuze mujye mutwandikira ati dushaka umuntu uyu n'uyu tumuzane hano kuri kamera abaganirize. mwumve naho yari yaragiye. buriya nabyo biba ari byiza. hari igihe umuntu aba ari mu nzira nziza, nk'uko Tereza yatubwiye ati rwose njyewe nari ndimo ndavura abantu, ndi kuvura abantu. mwabyiyumviye rwose. Tereza rero ubu aka kanya akeka twasoreza hano ngaha. noneho ikiganiro cyacu nakagaruka ku bakunzi bacu bakaguma gukurikirana kuri ino cana. basezereho. bye. mwari kumwe na Tereza, umukunzi wanyu, kandi mukomeze mumfashe muri urwo rugendo rwanjye rw'ubuvuzi. kandi turi kumwe namwe, turabakunda, turabishimiye. abo hanze, abo mu Rwanda, mukomeze mudushyigikire. iyo nkunga yanyu turayikeneye. turabishimiye kandi turabakunda. bye. ciao.